uramushaka w'iki uriya mwana? uramushaka iki? uramwanga umwangira iki? yagutwariye umugabo. ariko Imana ni nziza, ngo Imana ni seriye, burya Imana ni seriye kandi ikunda abaseriye ikabatwara iseriye. uzayisenga upfukamye abatanga agakoboka yiza kazamo n'ibinya abandi bakagukwena bagufasha kwishi. burya Imana ni seriye. yego umwana mwihorere kandi Imana inyeretse ko ugiye gukizwa. washakiye ibintu aho bitari, uwo wita umugabo wawe wahashize yari kuzaba we. Haleluya, amen, haleluya, haleluya. nibyo azabaza nawe. Yesu azabaza nawe, azabakurura. Yesu azabakurura, azabazana. Yesu azabazana. narabivuze ko bazaza yewe azabazana. yarabivuze nibyo amavuta. haleluya, haleluya. Imana iradukunda. iyo bavuze ngo Imana iradukunda muti amena. yego, Imana iradukunda. irabishimiye. arasa neza sha. ariko disi musana data icyubahiro n'ikiwe. ariko mureke mbere yuko dutangira dufite ijambo ry'umunsi. uyu munsi wa none ryitwa ngo iki? ubushize twize ku iki? ubunoge bw'icyaha. haleluya, ubunoge bw'iki? uyu munsi rero tugiye kwiga ku ijambo ngo vugana ibihebuje n'Imana buri munsi. haleluya. subiramo. vugana ibihebuje n'Imana. subiramo. bwira Imana ibintu bihebuje mu izina rya Yesu. wivangirwa. uyu musore yavangiwe. haleluya. yego vugana ibikomeye n'Imana. haleluya. ariko se ko ndebe iryo jambo ndishimye. ese mwese niko mademoiselle ntabwo ushaka ko ngo nogejwe na Yesu natunganyijwe n'amaraso. ahubwo yakubanjije amaraso esi y'imyambaro yawire. ubaka kandi bazatinya guhinguka imbere. haleluya. bazahinduka ubwoba gusa. muri iyo myambaro Yesu aba bikwiye. haleluya. nogejwe na Yesu. haleluya, haleluya. amavuta y'Imana abagaragare namwe mu bantu. haleluya. mwana wanjye, ntabwo dukwiye kubana nayo kuko duhorana nayo, ahubwo w'amavuta kugaragareho. ni ukuvuga rero ijambo ry'uyu munsi turarisoma ngo mbese witeguye kumenya ibihebuje utaruzi. niko muvuga ngo haleluya, haleluya. mbese mwari muzi ko urukundo rw'Imana rubagaragaraho? murabizi. murasa neza sha. oya mureka tusome hepfo yaho gatoya ngo kumenya Imana ni ikintu gikomeye kidasanzwe. kumenya iki? Imana ni iki? ni ikintu gikomeye. vuga cyane. ni ikintu uretse muceceke gato. kimeze gute? ni ikintu uranguruye. ni ikintu kimeze gute? ni ikintu gikomeye kidasanzwe. kidasanzwe. bisubiremo neza ariko. ni ikintu gikomeye cyane kidasanzwe. bose azamuzana azakogesha amaraso yazakuzana. n'abari kure ni ukuvuga ngo wowe
mu buryo bujyanye n'umwuka watakaye kandi ngo hahirwa babandi bari maso badasinziriye. Haleluya, haleluya, siko bimeze bavandimwe. haleluya, ni mube maso kuko agiye kuza. haleluya, haleluya, yego gumamo, ibihe biraje, ibihe biraje, uyu munsi wa none ntabwo twumva ijambo cyane, tugiye kumva ubuhanuzi. haleluya, 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 pastor bangapi uri kubabwira? Pastor bangapi ni uri kuvuga ibyo ayoboyemo na data? Pastor bangapi ndetse na ruharwa tugiye kubaha ku biryo by'umuntu. yego siko bimeze. gumamo, gumamo, uyu munsi rero turi gumamo, gumamo, sesa mwuka mwitegure. mureke mbabwire ukuri, uyu munsi wa none hano hari amavuta. uyu munsi yabatembereye. uyu munsi wa none mugiye kumva mumeze nka Dawidi umunsi bamucagura mu bana, yego akajya gutsinda Goliyati. yego mbese muzi Goliyati uwo ari we? ni nk'uko mumbona urugero. Goliyati kari akagabo gatoya nkanjye kasizwe, noneho wowe ari Dawidi. Goliyati yari nk'uyu, kigabo kirekire kibigara. ahirwa bari kubona ibyo turi kuvuga ko ari ukuri. amena, amaso yanyu umuka haleluya, ikikubwira kandi turaceceka. ikuvugisha gute duhari? nta n'isoni. uri igiti muri rusengero imbere y'abashumba bakuru babiri, mukristo nkawe nasoni sha yamutumye. imutumye iki duhari? murabwo mwumva ibyo badutumye, mureke kuza mwivanga mu murimo w'Imana. amena. nta n'isoni. wowe wese ajya akora umurimo we yaherewe ubushobozi. ubu waza ukabwiriza ngwino ngwino n'isoni. uceceke tubazari mu mwuka atangiye kwerekwa ibyo bakristo be babatumyeho. yego nta n'isoni. babwire umva babyita gusuzugura umwuka. mujye mwubaha Imana, nyamara kandi mwe mugenda musuzugura imyuka muraza kuba impumyi z'imitima. mwabyumva neza? Imana imubabarire. mwese mutunga ibiganza muti Imana imubabarire. Imana igira iti haleluya, 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 haleluya. mbonye ubuhanuzi. muceceke mwumve ubuhanuzi. Pastor bangapi ararivuze? hano hari ubutumwa. haleluya, ugiye kwakira message ye. yego muze message. vuga uti message sha. gumamo. yego uyu munsi rero neretswe umukobwa w'inzobe, yego ufite amadirede. yego haleluya. data yavuze ko ari umukobwa ubana karamutsikamiye. yego rivuge ruharwa karamutsikamiye. ukabona agahinda kuko nta mugabo afite. yego niko kuko wa data uwageze mu nzu yiwe ntajya buri cyo akora. wiringiye Uwiteka. pfukama niko ni wowe di. pfukama aravuga ngo wiringiye Uwiteka ntajya akorwa n'isoni. abanyakava mu nzu y'Imana. uwo mwuka mubi ngushyizeho nuko agira amahirwe akaba ari mu nzu ahagaze imbere y'abashumba Asoni. babiherewe amavuta. Asoni wowe urakora amavuta. wari uzi ko ushobora kujya gutya kwihorera ko abadayimoni kugwa mu maboko tugwa. gumamo niko gumamo. wowe tubonye ubutumwa bwawe vuga uti haleluya. Haleluya. ni ukuri tubonye ufite agahinda gakomeye. gahinda sha imbere y'abakristo bose amarira ku mutima aratemba. gahinda Aranyishe. aragaragaza ko ushaka umugabo. yego urambiwe